ariko Imana yantoranije nkiri mu nda ya mama impamagara ku bw'ubuntu bwayo, kandi ubwo yashimaga kumishurira umwana wayo ngo mvuge ubutumwa bwe bwiza mu banyamahanga, sinahereye ko ngisha inama abafite umubiri n'amaraso, cyangwa ngo nzamuke njye i Yerusalemu gusanga abanjirije kuba intumwa, ahubwo nagiye mwarabiya, kandi mvuyeyo nsubira i Damasiko. Amen. Turasenga. Wera Mana yacu kandi Mana idukunda, Mana igira neza, tugushimiye kuri Imana irinda kandi urinze ararindwa, ufashe agakomera. None mwami tunejejwe nuko tuze mu gitondo cy'amasaha cyangwa iminsi 7 tugihumeka umwuka w'abazima, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uwaje adakwiriye munsi y'amaraso yawe tubabarire, utweze ubwo tugiye kumva ijambo ryawe ryongere ryeze imitima yacu. Ijambo ryawe ritunganye, ijambo ryawe nibwo bugingo, ijambo ryawe niwo mutsima, ijambo ryawe nibwo buzima. Ngaduha ijambo ryawe ry'igitondo tubasha Mana we kwishimira amagambo ya mwami. Bari natwe abateranye bose duhane umugisha ko tubyambaje mu izina ry'umucunguzi Yesu Kristo. Amen. Tabasha kwicara. Tunejejwe nuko Imana turinze nanone ikaba twemeye kujya gusa twihumeka mu kabazima. Iyo Mana yabikoze gushima n'icyubahiro mu Yesu Kristo. Amen. Twese murishimye. Biravuga ngo dore twishima iteka. Amen. Dore twishima iteka kandi tunezerwe kuko Imana yatumenye kera. Imana yadutoranije kera. Imana yemeye kutugira abana bayo. Amen. Ibyo rero bidutera umunezero, ibyo bidutera kwishima, kuko umuntu ufite Imana, aba afite byose. None gute utanezerwa kandi ufite byose? Gute utanezerwa kandi wowe ufite byose? Reka tujye twishima kandi tunezerwe kuko Imana yadukunze kera. Imana yatumenye kera, iratwitangira urupfu ko tugiye gupfa, yemera gupfa mu mwanya wawe, yemera gupfa mu mwanya wawe, yemera gupfa mu mwanya wanjye. Amen. Ese iyo Mana twayiha iki? Ese iyo Mana twayinganya iki? Imana yitanze bene ako kageni. Amen. Imana yitanze bene ako kageni, ikemera gutanga ubuzima bwayo. Twagomba gukubitwa inkoni nyinshi kubw'ibyaha byacu, ariko Imana yemeye gukubitwa, yemera gusuzugurwa. Ibyo byose yabikoze kugira ngo ubeho, yabikoze kugira ngo mbeho. Iyo Mana yakoze ibyo byose, reka tuyishimire. Rero dufite umwanya muto, ariko tunejejwe cyane nuko Imana yatugiriye neza. Imana yaraturinze, niyo mpamvu tukiri mu minsi y'amashimwe. Turi gushimira Imana kubw'ibitangaza n'imirimo myiza yatugiriye. Imana gukurinda ngo iminsi 360 ikakurinda umwaka wose. Hari abakoze impanuka, Imana yarabarinze. Hari abarwaye, Imana yarabakijije. Mwararyamye, murasinzira, ariko Imana iba maso ku bwanyu. Imana yabakangura. Imana, ubuzima dufite ni ukubera Imana. Iyi sura mutubonana ni ukubera Imana. Imana itari mu ruhande rwacu ntacyo twaba turicyo. Twese
tuzashira ariko nshimye Imana ko ijambo ry'Imana ridukangura rikatwibutsa uko umuntu akwiye kubaho, uko umuntu akwiye kugenda. Amen. Nagira rero amagambo no munsi nanone tuyashyire ku nkingi y'imitima. Amen. Tuyashyire ku nkingi y'imitima. Aya magambo no munsi namwe abatera umunezero. Ijambo tuyoganira ni ijambo rivuga riti Imana yadutoranije kera. Amen. Imana yadutoranije kera. Idutoranyiriza iki? Kuba abana bayo. Yadutoranije kubera iki? Kugira ngo tumenye ijambo ryayo. Yadutoranije kubera iki? Kugira ngo bizadoreze ubugingo buhoraho. Yadutoranije kubera iki? Kugira ngo tuzabane nayo ubuzira iherezo. Amen. Imana itoranya. Reka dushimire Imana itoranya ko yadutoranije kera. Nujya ubona wumvisha amagambo y'Imana ukabona ufashe icyemezo cyo kujya kubatizwa kugira ngo nawe ufate iyi nzira y'agakiza, ntabwo ari ko Imana ibigutoranije. Imana yagutoranije kera, kandi abo yatoranije kera yabagize abana bayo. Abo yatoranije yabahaye ubwiza, abo yatoranije yabahaye imbaraga, abo yatoranije yabahaye agakiza ke. Imana yabikoze, yabishwe n'icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ijambo dusomye hano mu gitabo cy'Abagalatiya 1:5 haravuze ngo ariko Imana yantoranije nkiri mu nda. Byajya batanye ngo Imana yituma ababyeyi batwita kandi Imana nituma babyara. Ni ukuvuga ngo cyangwa umubyeyi aba atwite aba ari reka mubwize ukuri, mujye murubaha ababyeyi banyu. Amen. Mujye murubaha ababyeyi banyu kuko umubyeyi iyo atwite mushaka utabyumva, ariko umubyeyi iyo atwite mubwije ukuri aba ari hagati y'urupfu n'ubuzima. Murabyemera? Aba ari hagati y'urupfu n'ubuzima. Harabumva ngo babyeyi ko bakoreye surgery, bagiye kwa muganga abyara bazwe, ariko Imana yemeye ko ava kuri iyo seta. Imana yemeye ko uvuka uri muzima. Imana yakurinze mu nda ya mama wawe guhera ukiri urusoro mu nda, ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu, ukwezi kwa kane. Imana yakurinda umwana akamara mu nda amezi 9. Imana ikurindiyemo ikareba urugingo rwa mbere, ikareba akandi gace, ikareba akandi gace. Ngo yagiye umukobwa disi, ni ubushake bw'Imana. Yagiye umuhungu disi, ibyo byose ubushake bw'Imana. Imana nituma ababyeyi batwita kandi nituma babyara. Ntacyo watanze kuvuga uri umukobwa, bishimira Imana. Ntacyo watanze kuvuga uri umuhungu, bishimira Imana. Uko uri kose ushima Imana kuko ari Imana ishobora byose yakoze ibyo. Amen. Imana rero ngo yaraturinze, idutoranya tukiri mu nda. Iyo Mana yadutoranije reka tuyishimire mu izina. Nibuka kera hari indirimbo baririmba, yadutoranije kera ifite n'amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana we n'amani niho twanditswe. Yadutoranije kera ifite n'amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana we n'amani niho twanditswe. Iratuzi izi n'amazina yacu we, iratuzi
izina mazina yacu we iyo mana, izina mazina yacu we iratuzi, izina mazina yacu. Haleluya. Iyo mana tuzi, iyo mana tuzi, izina mazina yacu, izi Pamela kayitwa Pamela, izi Puru zikayitwa Puru, izi nese irabazi, kuko Imana ijya gutoranya yagize Petero, yabimenye ryari? Mbere na mbere yari izi Petero, yari izi Yohana, yari izi Pawulo, natwe iratuzi. Reka dushime Imana, reka dushime Imana ko mu minsi yacu natwe Imana yatumenye, ikatumenya kera kandi ikadutoranya muri benshi. Amen. Yadutoranije, reka duhereze ishimwe n'icyubahiro Imana yacu ishimwe cyane. Tumaze twumva amagambo meza, tugiye gusoza umwaka twumvisha amagambo meza, amagambo adukomeza, nk'uko uyu mubiri wacu ukomezwa n'ibyo kurya. Hari ibikomeza umubiri, hari ibitera imbaraga, hari ibyongera amaraso. Ibyo byose nibyo turya kugira ngo uyu mubiri ubeho. Iri jambo ry'Imana rero nibyo turya kugira ngo ubugingo bwacu bubeho. Amen. Twari ibyo kurya bivuye mu magambo y'Imana, bivuye mu bakozi b'Imana, bivuye mu bagaragu b'Imana. Iryo jambo ritubera ibyo kurya, kuko hari umugaragu mwavuze ati ngo nuko maze kumva amagambo yawe ngo ndayaconjomera, ngo ndayaconjomera. Nawe muconjomera amagambo y'Imana, bibabera ibyo kurya, bibatera imbaraga muri uru rugendo. Umuntu wariye ijambo ry'Imana muri uru rugendo agira imbaraga. Iyo umuntu afite imbaraga nta kintu kibasha kunyeganyeza, uhagarara ukomeye kuko ufite imbaraga. Nta handi dukura imbaraga ni mu ijambo ry'Imana. Twumvise ko tugomba kuba abana beza, tukaba abana beza mu bandi bana, ku ishuri, imirimo yacu, tukaba icyitegererezo mu byo dukora, tukaba icyitegererezo mu byo tuvuga. Ibyo tubishobozwa n'iki? Nuko Imana yadutoranije kera ikaduhereza imbaraga zivuye mu magambo yayo. Abo yatoranije kera, abo yamenye kera yarabatoranije, abo yatoranije yabahaye ubwiza, abo yahaye ubwiza yabahaye ubwenge, abo yahaye ubwenge yabahaye imbaraga, abo yahaye imbaraga ntibava gushimira Imana. Amagambo baganiriza nta magambo avuga ati yadutoranije kera, yadutoranije kera. Abo yatoranije kera ntabwo bajarajara, ntabwo bajarajara. Kujarajara ni kwa kundi uba utazi uri kujya n'iyo kuva, ujya hariye oya. Hagarara ukomere, hagarara ushikame, kuko yagutoranije kera irakuzi. Ntacyo uzaba. Kuba turiho si uko abantu babishaka, kuba turiho si uko Satani abishaka, ahubwo kuba turiho ni umugambi w'Imana. Amen. Ni umugambi w'Imana. Ntacyo waba, nta n'icyo uzaba, kuko hari umugambi Imana ifite kuri wowe. Icyo Imana yagambiriye kuri wowe, icyo Imana yakugize, icyo Imana yaguteganyirije, ntaho kizajya, nta n'icyo uzaba, kuko Imana ifite umugambi kuri wowe. Amen. Mujye muramushimira Imana, mujye muramushimira Imana, kuko umugambi Imana ifite kuri twe biravuga ngo ni mwiza. Umugambi w'agakiza, umugambi w'agakiza, umugambi w'izamurwa,
The plan that always go ni bande bazabana n'Imana who will be with ntabumvisha God ayo magambo. is the people Hari that hear abantu His words. batizera There's people who don't believe bagishidikanya that always stumble ko Imana iriho. that God is not Ese there. nabyo mwirebye So when you're seeing mukabona ibyaremwe and you're seeing mukabona ibiriho mubona Imana itariho, do you not think ntabwo that mubona God is ibitangaza God? by'Imana, Don't you not see the wonder ntabwo mubasha kubona of God? imirimo y'Imana. Don't you not see the things that Niba God ushaka does? kumenya ko Imana iriho, If you want to know if God is there, niba ushaka kureba Imana, if you want to see God, yirebere mu mirimo yayo, see Him through His reba works. ibitangaza by'Uwiteka, See the mighty works. reba ibyo yaremye, See the things that He reba ibyo created. yakoze. See the things that He has Nawe done. ubwawe And you uri yourself, igitangaza cy'Imana. you are a wonderful Kuba work of turiho God. Because we ni see ibitangaza here, by'Imana. it's all the mighty Iyo works Mana of yabikoze God rero that God has tujya done. tuyishimira cyane. Let always Amen. be Uhereye mu thankful. itangiriro Since the Yesu beginning, Kristo yabanye n'abantu, Jesus Christ has arabayobora. He has Abakoze ibyo ashaka all those people who did what yabanye nabo, He's been with them. abagiye hirya gushaka kw'Imana Those people went Imana above ikabaca, God has Imana prevented them. ikabakura mu murongo w'ijambo ry'Imana, Has taken them Imana from the ikabakura line of the Imana line. ikabakura ubwiza bwayo He has taken them kuko there batandukanye ijambo ry'Imana. because they have Imana iba umugaragu abana n'Imana apostle be with God mu gihe ari mu by'Imana ishaka. when he's doing the things that God wants. Umugaragu ava mu mavuta y'Imana ryari, A disciple comes from umugaragu ava mu murongo w'iby'Imana ryari, when does he come from? byagiye adakora iby'Imana ishaka. When he doesn't do the Ariko igihe things cyose ukora that God iby'Imana wants. ishaka, So Imana iba iri kumwe nawe. when you do the things Rero that twari dufite umwanya pleases mutoya, God, reka turekere ku mwanya dufite, we have a ariko little short twabaganiriza time. amagambo y'Imana, We was hearing the word. ko Imana yadutoranyije kera, God has chosen us long ago. iraduhamagara, He has called us. itumenyesha ijambo ryayo. He has Iyo mpamvu tureje kera shown us His word. ihabwa ishimwe n'icyubahiro mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Kandi Imana umugisha muri data, God Imana bless my brother. Imana umugisha na mwese kuko utegera amatwi God ijambo give ry'Imana, blessing all of you. abumvise amagambo y'Imana mwese, Imana ibamugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Reka twakire muri data y'amateraniro Let's welcome the akanya gato gato bike dusigaranye, hanyuma abashe kudusoreza amateraniro yacu no munsi, ariko mugende mubizirikana iri jambo ryo ku mitima yanyu Let this word be ko ntacyo tuzaba, because there's nothing that's going to kuko happen. yadutoranije kera, iratuzi, irakuzi, izi n'amazina yacu. He knows our names. Imana umugisha mu izina rya Yesu Kristo. God bless you.